kukiuhakiyo nkuje urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nk'amazi ibyo ukora biratuyobe dore utuye imusozi kandi nk'amazi ibyo ukora biratuyobe. Ikindi kimwe cyonyine Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure. Cyane mutaha muze gusoma iriya kantike muyirangize. Buriya iyo ikintu umuntu akora nta muntu n'umubajije impamvu agikora nta bwenge buba burimo. Impamvu abantu babaza icyo uri gukora impamvu uri kugikora nuko bahishe n'ikintu cyabayobeye bakeneye ubwenge n'impano yo kumenya yo gutuma babimenya. Kwa Nowa iyo baza guhishurirwa ko imvura izagwa bari gufasha Nowa ntabwo bari kumubaza. Dusabire Imana yo guhishurirwa ibyo abantu bakora tutazi kugira ngo tubafashe aho kujya kubabaza ko bitwara umwanya w'ubusa. Aba bantu benshi hafi ya bose bicaye hano ni leaders. Ugiye gushaka umuntu kamwe ngo umukandida wo kuba follower aho kuba umuntu uzakurikira abandi hano byatugora kumubona. So ndashaka gutanga inama nk'uri imbere y'abantu bazayobora cyangwa bayobora ibintu byose mwifuza kuba bityo hari abantu bari bityo. So icyo wakora rero kugira ngo uzabyo ushaka kuba cyo kandi hari undi uricyo no kumuha amasengesho atuma ibyo arimo bikora neza kuko umunsi umwe ushobora kuzamusimbura. Iyo yabikoze neza rero ntibikuvuna ukomereza aho yaragejeje. Kugira ko abaterwa n'umudayimoni udutinza mu kuvuga ngo kubera icyo uriye kandi wenda ari umufasha wawe wo kubikora neza mu gifaransa. Nkunda abantu benshi cyane twabanye mu ntambara zitandukanye zo mu itorero ryitwa ADPR, ariko iyo bigeze kuri Professor Kigabo na Pastor Gakwaya ntabwo umuntu ashobora kubona ukuntu abivuga. Nigeze kubona Pastor Gakwaya atwaye imodoka rwa mbere duhuye ibibazo byo mu idini byatuvuniye umuheto twese twibaza, noneho arandeba ambwira ikintu kimwe ahitarira. Turi mu nzira ya Kimironko ugana kuri Kiyayi, noneho ibintu byose byabaye nyuma nari mfite trust muri we kuko niwe muntu ibibazo by'itorero byaremerereye amera nkaho ari Kristo yarisigiye. Kuko iyo urebye ikintu cyarijije Kristo musomye mugasanga ahantu Kristo yarize, kuri njyewe hangana naho nabonye Gakwaya yarije kuko ariko umve ko nisita y'ubwoba. He is not now a pastor muri ADPR kandi ngiye umbajije ushobora gusanga ngiye gukora liste ya 5 he is going to be among. So tubigenza dute rero iyo turi muri mwisi iri challenging gutyo aho umuntu wakagize umumaro mu bantu atababamo akaba hanze yabo. So what do we do? Last 4 years natumiwe na eglise yacu buriya nkunda kuyivuga cyane urumva kugeza igihe ntazi kuko iranyigisha ibintu nigira muri ADPR ntabwo nzigenza. So nigeze kujya Gisenyi ku abashumba bose bateranye na ba bishop. So icyo gihe n'aba bishop batuyoboraga, noneho umuntu wahagarariye idini hanze y'u Rwanda avuga ukuntu hari ibintu yakoze ariko yabona bigoranye agatanga amafaranga kugira ngo bikunde. Noneho kuko nari umudepite nta muntu ari kumbuza kuvuga, akaba ari mu bintu byavugiye hano numvishe byarimo ibintu by'ubusambo kuko niba a pastor ashobora gukoresha amafaranga mu cyimbo cy'umwuka kandi turi itorero ry'umwuka, noneho aba
abantu banyumvisha umwuka, bafite umwuka wera, ariko banga ko ubwenge bwabo bwakira icyo nemera ko nabo aricyo bakwiye kwemera. Kandi nubwo nabivuze mbaye nkuzimizo byari ibintu biri wasi. And now that past is in jail. So bivuze iki? Biravuze ngo dukwiye kureba mu rugendo dufite ibigeragezo byacu. None ibigeragezo byacu bitugerageza buri munsi, tugasaba imbaraga zo kubitsinda. Uko ntsinda ikigeragezo cyanjye cya none, bimpa igishoro cy'icyo nzaba cyo ejo. Iyo ikigeragezo cyanjye cya none kinkubise, ejo simpagera. Iyo umuntu agize ibyago akabona promotion, abeshya, aba expose, abonye platform yo kubeshyeramo. Iyo umuntu abonye abaye promoted, akabona platform yo gukora, akaba ari igisambo. No kuvuga ngo iyo yibiraga mu cyumba kimwe agahabwa kumanaging ibyumba 8, abagiye kwibira mu byumba 8. So icyo dukora rero nk'abantu bari mu isi, no kubwira Imana ngo ibyago byanjye, ingeso zanjye, intege nke zanjye ziri he, kugira ngo ejo tudatungurwa n'icyo abatuyobora bashaka ko dukora, kuko ntibareba mu mutima. Ariko uwo munsi bakadutungura already ingeso ari nyinshi cyane, n'ibitugerageza ari byinshi, kandi kubyikuramo bitoroshye. Haleluya, amen. Preach it. Abakora iki? Reka ibindi mbyihorere. Buriya abakurambere bacu batari abakera bavuze ko iminsi y'inzara imarwa no kubura. Ibyo ni ibintu by'imibare idahanitse. Kuko iyi minsi y'inzara imazwe no kurya, uhita ukora amakosa. Ko niba Imana yakwandikiye iminsi 3 yo kuburara kubera iki gushakaho, ugakoresha imbaraga zawe ngo urye. So iminsi yo guceceka igomba kumarwa no guceceka. Mu gihe cyo guceceka umuntu agomba guceceka. Kuwa mbere I got a special call from the office of the president. Ayakoraga iminota 10 itangiye project. Numva hashobora kuba hari umuntu ukeneye gutangira the same project, kandi message yanjye ishobora kuba ari y'umwe mu bandi 100, kandi nta kundi yayibona kose imuzi. Ndayivugira mu ruhame ubwarabo mboringa, ariko nawe ngirira umumaro. Numvise nshaka guhigura umuhigo nahize mfite imyaka 16 njya kuva iwacu. Navanga iwacu icyangugu, no kugira ngo bishingiye kuri nge amateka yo kwa mwitende y'imibereho mibi azahinduke. Noneho ngiye kubona mbona imyaka iri gushirana nta kirahinduka. Fata igihe cyo kwitekerezaho, nza kwisobanukirwa sanga nditiyo icometseho dutiyo twinshi, uburyo tuzi duke tuva muri government twinjira mu itiyo ngewe tudabasha kugira aho tujya ngo turebe ko tudutiye tucometseho. Nuko weranyongorera ngo ufunga dutiyo twose tugucometseho, amazi aziyongera. Ni imyaka 5 yo kutagira ikintu na kimwe nkora cy'ubugira neza, usibye kwishyura mitiweli z'abantu bakennye bo mu muryango no kwishyura amashuri y'abana bakennye bo mu muryango. Ibindi byose nkabyihorera, kuko naratekereje nsanga umuhigo nihaye urakomeye. Mu muryango w'igisekuru kuva ku cyakenda kugera kuri nge, ikintu iwacu batunze baragana baraganye kugera kuri nge ni ishyamba ry'ibiti bitarenze 20 ry'inturusu. Icyo nasanze basokuruza 9 bagiye bahererekanya kigeze kuri Bamporiki. Numva mfite ubwoba bwo kuzakiraga umwana mubwira ngo nasigiye ibiti nawe fata ibiti. Umwuka angezeho witwa gufunga udutiyo, sanga nigishijwe inyigisho nyinshi zivuga ko tubereyeho abandi, ariko sinigeze mbwirwa ngo tubereyeho abandi starting when, bihera ryari kubera abandi. Imyaka 3 irashize nangiye project isigaje imyaka 2. Ariko ikintu ushaka kubabwira, niba hari ikintu umuntu wese akwiye kwiga no kumenya ngo ndafasha bande, ndinde, mfite iki. Narebye abantu nigeze nibura kuba 100,000 mbashyira kuri list, nsanga ndi mu ntambara nabo bamwe na bimwe 5
abandi nabimye 2, abandi nabimye 10, kandi nageze kubaha 100. Close friends na family members. Noneho usanga nta kintu bimaze kuba narigeze gutanga 100. Ndavuga nti impamvu nibuka ko natanze 100 nuko ntacyo ntunze. Iyo nza kuba ntunze billions ntabwo nari kuba nibuka ko nigeze gutanga 100,000. Kwa dutiyonda dufunga. Muri nge umwuka wongera arampamagara arambwira ngo umuntu wima 10,000 uyu mwaka nyuma y'imyaka 5 naba ari ukigusaba n'umuha 100,000 azibagirwa ko wigeze kumwima, kandi n'abatari ukigusaba azaba yarihaye nta kibazo kizaba kirimo. Kubera ko wari wigeze guha 100 uyu munsi akaba kubaza 5 ukabibura akabagirwa ko muhaye 100, iyubake ugira ahantu ushobora kuzajya utanga ukibagirwa kuko ufite aho ukura, kandi ugusaba nta kibazo aho uzamuhera umutima we uzibagirwa ko wigeze kumwima. Dutiyo nafunze ubu nibura kuko wenda tuzagira umwanya wo kubidetaya mu tubiganireho, ntabwo ari ibintu umuntu yaje. Ubu nibura mfite project ntoya iri kuraninga ifite umuntu ihemba nafite amafaranga menshi, ifite abakozi 15 harimo uhembwa 500, the manager. Ntabwo nigeze ntekereza mu buzima bwanjye ko ushobora kugira umuntu uraninga my project akabona amafaranga atungisha urugo rwe mu gihe kitarenze imyaka 15 narakoraga 6,000 mu rugo rw'umuntu. 2005 nari umukozi wo mu rugo membwa 6,000. 2019 mfite umuntu membwa 500, salary z'abantu bose ziragera kuri 2 miliyoni. Kubera inge twatumaga udashobora kubona ahantu hari ikidendezi cyayatiyo ifite abituruka ariko itagira aho isohorera. Nyirabyo abitahane ukore the same exercise uzaba successful no kundusha. Rwose ufite uwumva ko yagira 5 agatanga 6 akumva ari umuhamagaro we sinkumubujije, ariko ufite uwumva ku myaka 10 iri imbere yaza yatanga ntiyibuke ko yatanze kubera ko afite ibyo atanga, yazaba aho umuntu ibitumanaho abandi nta mariya abandi. Ariko dukwiye kuba abanyarwanda ba generation itekereza ibintu binini nk'abazafasha abandi nabo gutekereza ibintu binini. Akanyuma ndashaka kubigisha kwishyura y'abantu bahuye ari 5, harimo umuntu witwa Pastor Emmanuel. Batangiye gusaba icyo ufata ugatekereza kuko Pastor Emmanuel ahari nibazana bira ariwe bayiga. Ngiye kubabwira ikintu kandi ndatekereza ko muraza kwemeranya nanjye. Uko surrendinga bill niko surrendinga a blessing. Niba wifuza ko nzahora nishyura, Imana izampa ubushobozi bwo guhora nishyura nawe kwishyura. Ariko niba wumva ko umuntu w'amaguru 2 n'amaboko 2 n'umutwe umwe presentation nakoze nshobora kubabuza gukora kuri bill, ariko maze kubona ko hari abantu bafite bitide muri iyi myaka yacu kandi babajene banezezwa no kujya mu birori party ziraryoha, ariko ntatekereze ko yafitwaza n'ibihumbi 3 cyangwa 5. Umuntu rero uri uzaba a leader wa community w'umuryango mwiza wa ministeri w'igihugu akwiye gutangira kwimenyereza kwishyura bitera imbaraga zo gukora. Uravuga ngo abandi bo nibakora mu mufuka sinkoremo 2-3 it's a shame, ugashaka aho ukura. Kandi nk'uko nabibabwiye amaso yanyu n'umuyahanga kuri umwe Imana izamuha umugisha wo gutuma muyamuhangaho. Uwazamutse mwazamuye cyane azakomeza kuzamuka ni mudashaka kuzamuka. Nagera hejuru ntabazamure wenda azamanuka, ariko ni byiza ko twese dusaba ayo mavuta n'uwo mugisha wo kuzamuka. Rero Imana ibamera umugisha. So mwakoze gutaha wenda Manuel no kwari inshuti yanjye, gutaha ntihazagira umuntu ubategeka guhaguruka haje umuntu mutabikije amavuta. Buriya iyo tugiye mu matora tugiye gutora perezida wa repubulika cyangwa tugiye gutora abadepite, cyane perezida wa repubulika nashaka kuvuga, iyo uteye igikumwe ni nko gusarendinga utuvuta twawe ukadushyira mu keso. Igihugu cyose miliyoni 10 zigashyira amavuta yabo mu keso
agahabwa perezida wa repubulika. Ariya mavuta ni menshi cyane ku buryo kutayahagurukira ubwayo yagusekura. Ariko gufata umuntu yarayahayeho duke mwazahaguruka mugacoka. Sinzi icyo mugana muri kucyumva. Cyangwa se mugatera abantu kumva ko bazahagurukirwa bagira aho bajya bajyanye ubutumwa batahagurukirwa n'ubutumwa nibo bavuga ko hari ikindi bari kurwana nacyo. So I think turi abantu bato twajya twiga ariko hari ibintu bitari ngombwa. Hari ibintu bitari ngombwa umuntu twamutumiye akavuga ikintu gituma tumuha amashyi twayamuha, cyangwa se twatira umuco w'abanyamerika bavuga baba convinced bakaguhagurukira bitewe n'icyo akoze n'icyo avuze tukabikora, ariko mushobora kuzaforosa abantu guhaguruka ku muntu utabitekerezaga cyangwa utanabishaka akaba yakitura hasi kubera icyo mukoze. Bose ubanza mu muco nashinzwe nubwo ntarabirahirira nako kantu twatangira kukarebaho. So hari igihe tuyobya icyubahiro kikaba cya nyiracyo. So ni icy'Imana n'uwo yahaye kwihagararira mu gihugu. So abandi turabagenzi bigenda idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibabera umugisha, kandi kubera ko nta jambo ivuga ngo rihere ndayibashimiye.